ni wowe wera. Haleluya. Uyu mwana yaradukuye, adukura mu tubari, adukura mu buraya, adukura handi dufite ibyiringiro muri Yesu Kristo. Wamaze ko ibyiringiro byawe ni ibi, ahubwo ati ibyiringiro ni ahubwo tuzana. Haleluya. Ukizwa no kuzirikana yuko ibyiringiro byacu ari muri Yesu Kristo. Izanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ububabare twagize muhumure tuzahozwa. Turabuziza n'umushumba afite message ashaka kuduha ibitaro by'akarere, afite message yazanye abandi no kuramutsa itorero ryose umwanya, hanyuma narangiza areta akurikiraho bene data witwa Amina Marienne n'umuvandimwe bareka batambukana bashima Imana bavuga kugira neza kw'Imana. Umushumba arabishikanye Ni wowe wera. Haleluya. Kare nanze kuza gufata mikoro kuko nangaga gukoresha pasiteri ayandi makosa, kandi yari amaze kwihana. Rero kumukoresha amakosa kandi amaze kwihana yandi ntabwo byari kubona ameza mikoro yayimye umugore we ayimana na Samsoni yo urabona gutinyuka kubifata. Ariko mukoresheje yandi makosa uzikora ko se ni yewe ukunda cyane kurusha umugore wawe, yewe ubaha kurusha umugore wawe. Hari ibintu tugomba kuvamo. Haleluya. Hari ibintu hari icyerekezo tugomba gushyira mu itorero. Ako bizageza ryari umuyobozi w'akarere yaza agaterana ntibamenye ko yanateraniye aho ngaho. Umuyobozi w'akarere yaje hari igihe bigeze kuyobora ahantu handi akajya mu iteraniro akajya mu masengesho ntibamenye uri umuntu mutoya uri hasi. Tuzumva ko itorero hari icyerekezo turiho tujya. Umuyobozi akumva ko ari ikintu muri Kristo. Ikorari niyo yabwirije ubutumwa bwiza ariko naza kwigira mu kirere. Korari ye ajya mu ariko hari izina mujya kugira ngo ni yari, kandi buriya n'uburyo kabari ikorari urabona ni yari kandi tugomba kugeza iyi korari kumva ko ari y'igihugu ikagera ya East Africa, ikagera ya Africa, ikazagera ikaba n'isi yose. Haleluya. Hari igihe twisuzugura tukumva ko imbago zacu hari korari yayiyereka deja urabo jya mukunda rwose mubona ku mavideo uriho wanyuma ni wowe wera gusa. Haleluya. Hari ikibazo twajyaga tubaza kera yigira umutwe w'uko ibyo nize. Umuntu wese twashakaga kumenya ko yize neza waragera ukamubaza ariko iyi formule ya integrale ya deriva kugira ngo udashobora kuderiva no kwintegra, ashobora kuba yaragiye anyura ahandi hirya no hino ukumva ko mutakigendanye ukaba umusizi. Twari tutarakiza twirata ngo twarize ariko twari tutaraniga rata abantu bajyaga bato ntaho gusa kwiga neza no kumenya ibya Yesu Kristo. Ubu aho tugeze uyu munsi kugira ngo umuntu arakubwira wagenda ukabubwira ngo ariko wakije kubera nanjye narakijwe wamaze ko ibyiringiro byawe ni ibi, ahubwo ati ibyiringiro ni ahubwo tuzana. Haleluya. Ukizwa no kuzirikana yuko ibyiringiro byacu ari muri Yesu Kristo. Kw'ejo hazaza abo ubundi ibyo dukora byose nyuma y'amalisanse, nyuma ya za maîtrise, nyuma ya za PhD, hari ubundi buzima. Nyuma y'ubukene, nyuma y'ibibazo, nyuma y'ubupfubyi n'ubupfakazi n'ibigeragezo n'inzara na bya cyabona, hari ubundi buzima nshimye cyane. Haleluya. Nyuma ntangira kurira iyo ntarajya mba ntakigeze rwose natangira
haleluya. Numvise umubise y'amaraso iriya ndirimbo n'ibitorero ryavuye. Amen. Mubise y'amaraso ntawe ugenda babazwa n'umuntu wapfura ubuti itorero rwabonye kandi haba warimenya amaraso. Mubise y'amaraso niho twese twakomoka, Mana ishimwe. niho twava. Bataramenya ayo maraso baragoye n'ishuri. Nabonye ko mwashyizeho n'ikintu cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Abo bana bararushye cyane. Ejo rero ni mu Kigali twari kumwe n'umugabo. Uwo mugabo ni umugabo ukomeye, umugabo ufite fuso ubwo ntawe akomeye nk'abana. Umugabo akomeye hari inzoga, amaze kunywa inzoga arazisiba. Natekereza umuntu ufite fuso akajya mu bukwe akanywa inzoga nk'uziba akayendera gusa. Amaze gusiba umugore wari badekanye kumwe kura bagenda kumureka bugira gutya azajya byagenda agafata agashyira mu mfuka atangira gutwika. Umugore tukanyura, umugore bazamufashe mu ishiga, umugabo amukubise umugeri ruragindaguranye. Abo bantu baje kumufasha gukwana ibintu bye barazana n'amahiri n'imbaho n'ibyuma barakubita kugeza ibintu neza tubona ko ahereye samu bareka bareba bazi ko yapfuye. Kera kaza nk'iminota 30 twumva agatima kariho karatera, ariko haleluya, haleluya. Uyu mwana yaradukuye, adukura mu tubari, adukura mu buraya, adukura ahandi dufite ibyiringiro muri Yesu Kristo. Mwakire neza kandi ijambo ry'Imana. Uyu munsi ubundi ntabwo ngomba guteranira hano, ariko korali Jehovah-Jireh turayikunda, abanyarwanda twese turayikunda. Namwe murayikunda abanyacyarwa? Ko mutabigira gushyeze rwose ngo mubone ko muyikunda. Buriya korali Jehovah-Jireh turayikunda, dukunda indirimbo zanyu, dukunda kureba hirya no hino amashusho hirya no hino bagenda, ariko zimwe mu makorali akorwa muri kino gihugu. Ubu rero ni ngombwa yuko tuza kubakira, ariko kandi hakaba n'umuntu wari umunyerata nawe unyobora witwa Silveri Karangwa, ngo mwabanye igasave mwakoranye umurimo w'Imana. Arambwira ati aba bantu rero baje nyamureka muri buri uze kubakira. Unagomba kwiza ejo nanjye ndasaba imbabazi, ubwo bukwe nanjye buransitira bituma ntaza kubakira ejo. Ubundi ejo rwose nagombaga kuza kubakira kugira ngo nanababwire ubwo butumwa bwa regionali wacungirije ko arabakiriye mu bwatsi bwe, mu itorero ryacu rya Huye. Mugubwe neza, nimugire ikibazo rwose muze mu telefone, kandi n'umunezerwa naho mumubwire, sibyo yewe? Ubwo rero murumva yuko ubutumwa bwa nyirabushubuje turabakiriye mu izina rye no mu izina ryanjye no mu izina ry'itorero rya Cyarwa. Mwicare mugubwe neza. Izanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera